Arakoze Jacques Tuyishime. Tukiri kuri ingingo y'umuganda kuri uyu munsi kwa gatandatu mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyaruguru niho abasaza n'abakecuru batishoboye abagize imiryango igera kuri 68 baremewe n'umuryango TMP. Ibindi kuri inkuru nayo barashimiye bihoyiki Keve Christian. Ni igikorwa cyabanjirijwe no kwifatanya na bamwe mu batuye mu midugudu itandukanye y'akagari ka Gihemvu umurenge wa Nyabimata mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda mu muganda rusange wo kuri wa gatandatu usoza ukwezi, aho wari umuganda wibanze ku gutera ibiti. Nyuma y'ubutumwa umunyamabanga nshingwabikorwa yahaye abitabiriye, yatanze umwanya ku muryango mpuzamahanga TMP ukorera mu Rwanda ngo utange ubufasha ku basaza n'abakecuru batishoboye burimo ubwisungane mu kwivuza, ibikoresho by'isuku n'amafaranga. Nyuma yo kubihabwa bagaragaje imbamutima zabo bahereye ku kuba basanzwe bagorwa n'ubuzima kubw'uko batabasha gukora bitewe n'intege nke z'umubiri, maze bashima ababatekerejeho. Ari umuntu utagira shinge na shingura, ntagira aho nkorera, ntagira ka mituweli, ngwara ngahorera mu nzu, none murankirije mu mpaye mituweli. Imana ibaha umugisha isubize naho mukuye, igikomeza ibatera inkunga. Imana mujye mubona uko mufasha abantu batishoboye bakene. Ndi umukene wakenye burundu. None ndabashimiye mumpaye agasabune ko gukaraba, mumpaye akabasinjya mwuhagiramwo umwana wanjye. Byajyaga bigorana kubera nta mbaraga mfite zo kujya gukorera amafaranga yo kugura iyo sabune, byajyaga bigorana. Ubuzima bwanjye bwari bubayeho bundushya kuri mituweli, none ndashima ko muduhaye mituweli kandi ndashima ko muduhaye ibikoresho byo kurwanya umwanda. Yewe igihindutse nukuri ndishimye bitewe nuko mbonye uburyo sohoka, yaga numva abayobozi nkumva nyine baje kumva ariko nubwo banspataga nta kintu nifitiye cya mituweli. None ndashimira iyi kampanye impaye mituweli, ndashimira leta y'igihugu, leta impaye imituweli, nkambonye agasabune ko gukaraba ndetse nkambonye n'agafaranga. Aba baturage kandi banifuje ko iki gikorwa kitakarangiriye ahubwo cyakagumyeho kugira ngo nabagenzi babo batagezweho nabo ubutaha bizakunde. Bongeraho ko bagiye gushaka uko byababera intango yo gushaka uko biteza imbere kugira ngo ubutaha bazajye bafasha. Murakoze, ndabashimiye Mana n'Imana yo mwiduri bashimire ibyumve kuko mbonye mituweli naboreraga nagwaraga nkaguma mu nzu kubera mituweli ntagiraga, none ndayibonye. Imana ibaha umugisha n'isabune, ubundi yaje kujya mesa kambaro gake. Muzagaruke muza kudusura ngo mureko twiteje imbere n'amafaranga. Ubu murabona ko mukoze, Imana ibongerere pe, Imana ibaha umugisha, Imana ijye ibarinda mu nzira munyura. Rwose ndimo ndasabira ko mwagira icyicaro hano n'abatagezweho mukazabageraho. Rwose ndimo ndasaba ko iyi kampani mwavuze amazina sinayamenye, ariko ndasaba ko mwakomeza mugatera imbere hano muri kano kagari ka Gihemvu. Hari n'abandi bakeneye gufashwa. Umukozi w'umuryango mpuzamahanga w'Abongereza TMP ukorera mu Rwanda Ndiho Kubwayo Pascal yasobanuye uko bakora intego zabo zirimo ndetse no gufasha imiryango y'abatishoboye cyane cyane abari mu zabukuru kwivana mu bukene. TMP bisobanura the marketing practice, dukora ibikorwa byo kwamamaza bikorerwa kuri internet. Twabonetse hano Igihemvu muri Nyaruguru Nyabimata mu gikorwa cyo kugira ngo twifatanye, kandi ikirimo gikomeye cyane twari twaje no kuba abafatanya bikorwa mu kagari ka Gihemvu muri umurenge wa Nyabimata, tubafasha gukemura ibibazo bimwe na bimwe kuko hari abaturage 68 twatangiye mituweli. Abatishoboye n'abari mu zabukuru benshi kuko wabibonye barahari, ariko siho bari honyine. Ntabwo twari kujya kubareba handi tudahereye kubo natwe tubona impande yacu umunsi ku wundi, n'ahandi barahari kandi naho tuzahagera uko iminsi izajya igenda yicuma. Ariko ntabwo twari kuva Inyabimata ariho dukorera itsinda rinini rya TMP, ariko n'ahandi barahari. Icyo twakoze nuko twahereye kuba twegereye kugira ngo tuzabone kujya kureba n'abandi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabimata Joseph Ntihinyurwa yavuze ko TMP ari umufatanyabikorwa mwiza mu iterambere n'imibereho myiza y'abaturage b'umurenge wa Nyabimata. Anashima ibyo bamaze gufashisha
kwigisha abasaza n'abakecuru batishoboye, aho yongeye kubibutsa ko uruhare rwa mbere mu iterambere ryabo ari urwabo, bityo nabo bagomba gukora kugira ngo babeho neza. Turabishima cyane kubera ko iyo umuterankunga dutekerejeho mu mirenge yose agatekereza Nyabimata, turabishima. Ni urukundo, ni ubufatanye ndetse no kugaruka kuvuga ngo ese abaturage dufatanya muri business cyangwa mu bindi, ese hari ikindi tubamarira nyuma yuko twakoranye. So numva ari dushima cyane cy'ubufatanye bwiza, ndetse twifuza ko n'abandi bareberaho bakajya baza tugakorana umuganda, nyuma y'umuganda tukaba twanakwifatanya no mu bikorwa nk'iby'inkunga nk'ibi ngibi mwabonye, kuko ibyo biba bishobora kushira, ariko bwa butumwa muhaye bwo kugira isuku nibwo baba bw'ingenzi. So rero bisigira abaturage misabe kugira isuku ndetse n'akamaro k'isuku. Iyo umuhaye mituweli umuhaye ubutumwa bwo kwivuza, cyane ko nk'uyu munsi n'aha duhagaze hari poste de santé. So iyo poste de santé rero wa muturage afite mituweli ntago aza kuhivuriza, ariko umuhaye mituweli ni ukumushikiriza ko agomba kujya kwa muganga igihe cyose agize ikibazo cy'uyumva cy'uburwayi. So ubundi bwa kabiri ni ukoresha neza inkunga tuba twahawe kugira ngo tuyihereho, iduteze imbere, twikure mu bukene, tuzongera gukenera indi, ahubwo duhere ko baduhaye twiteza imbere. Muri rusange abantu bagera kuri 68 nibo bishyuriwe ubwisungane mu kwivuza, bahabwa ibikoresho by'isuku nk'amabase, isabune hamwe n'amafaranga 5,000 kuri buri umwe, ibyatumye ibikorwa byose bitwara arenga miliyoni 1,600,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibarushimuwe biwuki Keve Christian, BTN TV mu karere ka Nyaruguru ho mu majyepfo y'u Rwanda. Arakoze Keve Christian. Twerekeje mu ntara y'Iburengerazuba, reka tubabwiye ko hari bamwe mu bari barasigajwe inyuma n'amateka abatuye mu karere ka Nyamasheke bavuga ko bari barasezeranyijwe guhabwa amafaranga agera ku 100 yo kwiteza imbere, none barategereje amaso ahera mu kirere, nyamara abo bayasabiye rimwe bageze kure biteza imbere. Ibindi kuri iyi nkuru